kandi iforome Yesu yakuremesheje yayisayimena kugira ngo hatazajya uri pirate. Ntabwo uri pirate, uri umugore w'agaciro. Ngo kandi ngo abyuka kare butaracya. Abyuka kare butaracya ajya gushaka ibitunga umuryango. Yego. Navuze ijambo rikomeye ndavuga ngo iyo utazi umuhamagaro wawe, yego, uvuna abari mu muhamagaro wabo. Utazi umuhamagaro we avunu wasanze mu muhamagaro we. Kuri ni wowe uzi kujera, ni wowe uzi ubutunzi bwawe uko bumeze n'ibigega byawe igisigayemo. Ariko nzi neza ko nusenga ugakoresha intwaro yitwa gusenga, uzasenga Imana uzayibona. Twitegereje dusanga nabwo mu birimo bisenya n'ingo n'ubukene burimo. Kuko ntabwo ahera umuntu kuwa mbere kwa gatatu kugera ku cyumweru minuko mwaka buri kintu cyose ni umuntu azananirwa. Rero naho ngaho Satani azahinjirira. Ariko ndasaba umugore w'agaciro, kuri umugore w'agaciro, uri umugore w'agaciro, uri umugore udasanzwe. Wireba ukuri, Imana iri mu kwishaka. Ushobora kuba uri munini, uri mugufiya, ukuri kose imusenga. Nusenga, iyo wasenze Imana iguha inshuti nziza. Iyo wasenze Imana iguha amaboko. Iyo wasenze ntabwo umwara. Iyo wasenze ntabwo urira. Hari byinshi byaza kukuriza. Hari byinshi bigukura bishaka kugira ngo bigusubize hasi upfa n'umubabaro. Yes, reka nkwifurize ibihe byiza aho herereye mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi. Abari mu Rwanda tubifurije ibihe byiza, abari hanze y'igihugu namwe tubifurije ibihe byiza. Twe turi ku mugoroba, wowe si tuzi aho dukurikiraniye. Amasaha yawe ushobora kuba ari mu gitondo, ushobora kuba ari saa sita, ushobora kuba ari nimugoroba, bishobora kuba ari ninjoro uryamye. Nawe Imana ize kuguhereza umugisha. Ndi kumwe na Mama Debora. Mama Debora turakwakiriye. Uraho neza? Muraho neza. Isashimwe. Iminsi myinshi. Muri Imana nabane nawe. Amen. Muri byose yavuga ngo Nyagasani muri kumwe. Rongera ijwi kubera ko numvise umuntu avuga ijambo ryiza cyane nakundaga. Yego. Ndi wacu kera avuga ngo Nyagasani muri kumwe. Si yandiri bivuga ngo Nyagasani uhoraho. Yego. Hari amahoro yawe. Ni uhoraho, hari imbabazi zawe, hari ibyishimo hari ibyishimo byawe, tunasuhuza n'abantu. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Yego. Umuntu wahisemo Yesu yahisemo neza. Yego. Tunashimira n'abantu badukurikirana bo muri iryo dini ya Katolika. Nabo Imana ibaha umugisha, tujya tubona badukurikira uko bari kose. Imana nabo ijye ibahereza umugisha. Yego. Kandi biteho. Yego. Umeze neza? Ndashima Imana. Uri kuri vibe noneho za hatari. Uri kuri vibe z'umugabutumwa. Niba ari uko uyu munsi wahagaze. Numvaga muri no mugoroba ngiye kugana n'abamama. Yego. Ko abamama hari igihe ugiye uganira n'umuntu ukabona ari ipinga, ukabona ari isuzugura, ariko nje kubwira abamama muri no mugoroba. Abamama. Yego. Ngo nabi igiciro. Abamama nabi igiciro. Ko bibaye ngombwa ko tubwira kuko. Yego. Twagize andi masaha menshi twabonanye bitinze, cyangwa turimo turanakura n'ahantu harimo hakorerwa n'ibindi byinshi. Bibaza kumva hara ruguru hari ibindi byuma nabo hari urusengero. Yego. Ariko byanze bikunze barumva nta nubwo biza kuza. Nabitegwe numvaga ko tubuze kwinjira mu mwanya wo gusenga tukabikora mu rusengero. Ihangane ni mu butayu. Yego. Kandi ngiye mu kintu njya ndwanya gusengera mu butayu abantu bandeba. Ngiye ahantu hangiye nyine abantu batandeba. Se ngombwa ko ngiye nereka umuntu ko nasenze. Niko ngiye mbikunda. Numva ngiye ari byo bimfasha. Kandi si ngombwa ko nkora ibyo abandi bakoze. Yego. Hari ikintu kimwe kitwica. Yego. Navuze ijambo rikomeye ndavuga ngo iyo utazi umuhamagaro wawe. Yego. Uvuna abari mu muhamagaro wabo. Utazi umuhamagaro we avunu wasanze mu muhamagaro we. Yego. Hanyuma hari ukuntu tujya dukora ibintu tukiganana. Yego. Kavuga ngo uko runaka yakoze kiriya ngo reka nanjye nkore kiriya, uko runaka yavuze kuriya reka nanjye mvuge kuriya. Oya, ntabwo ari ko bikwiye. Wowe ni wowe, na runaka ni runaka, na runaka ni runaka. Rero reka mbwira abamama ngo murabe igiciro. Amen. Abantu beza, abamama. Yego. Bamama Imana yaturemye ukuntu kudasanzwe. Yego. Ariko mbere yuko numva ibintu byambanye byinshi reka tonde dusenga Imana. Yego. Uragahore ku ngoma nshuti yabera byiringiro bizima, amahoro yacu, byishimo byacu. Alleluya. Turagushimiye uyu mugoroba mwiza w'umugisha, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimiye imbaraga. Uyu mugoroba mwiza w'umugisha watuninze guhera mu gitondo kugeza ya masaha, wabanye natwe, turagushimiye Mwami Imana. Turakubwiye rero ngo hagarara muri twebwe uyu mugoroba, tuguhaye karimu n'ikaze, uzubane natwe ukora ibintu n'ibitangaza.
mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen, amen. Reka nkufashe nta kibazo, ntacyo biza kuba bitwaye. Uyu munsi nguzaniye iki abamama rero? Uyu munsi numvise ko nshaka kuganira n'abamama, nkababwira ko ari ab'agaciro. Bamama wambwira ngo se ngo umugore ni iki cyangwa umufasha ni iki? Umufasha ni ukuvuga ngo ni umuntu ufasha aho byananiranye. Ushaze kuvuga ngo umugore ndibuze kubwira uyu munsi niba yitinyaga, yisuzuguraga, uyu munsi aze kwicara avuga ati uziko ndi umuntu ukomeye, atangira abyiyetoremo, atangira yumva ko ashoboye, atangira yumve yuko Yesu yamennye amaraso y'igiciro kugira ngo nawe amuha agaciro, yumve ko ari uw'agaciro. Rero reka twifashishe ijambo, tujye twifashisha ijambo ko dushaka kuvuga ibyacu, ariko iyo twifashishije ijambo irazigaragara natwe tukabitiyo isa nkaho igeze amazi ku baturage. Imana ibahumurije. Tugenda tuganira kuko abantu barabinsabye, mbwa tujye tuganiriza abaca mu gikari bakabitubwira. Imana ibahumugisha. Hanyuma reka twifashishe ijambo riri mu Migani ibice 31. Migani yanditswe n'umugabo witwa Salomo, ni ibice 10, twageza ku murongo wa 15 gusa twihuse kubw'igihe dufite. Haravuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Ishimwe ry'umugore ufite umutima. Nuko ngo umugore ufite icyo ufite umutima. Harimo n'abagore batagira umutima? Birashoboka. Kuko biriya yagiye kwandika avuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Byari imibwirira avuga ngo reka, mbese arandika avuga ati reka mvuge. Ishimwe ry'umugore ufite umutima. Mbwira umugore ufite umutima. Avuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Mbese umugore w'imico myiza, urumva imico myiza. Kuba ngeso nziza. Kuko turabizi ko hari n'abanyangeso mbi. Avuga ngo arusha cyane rwose Marie Jeanne y'igiciro. Nuvuga ngo Marie Jeanne ni ibuye ry'igiciro. Urumva ni ibuye ry'igiciro, mbese sinzi ukuntu narigereranya, ni ibuye rifite agaciro gakomeye. Noneho bishaka ngo uwo mugore arutira iryo buye. Urumva niba uruta ikintu cy'agaciro, ni ukuvuga ngo uri umuntu uhambaye, uri umuntu ukomeye, uri umuntu udasanzwe, umuntu Imana yaremye, umuntu uri mu ishusho y'Imana. Hanyuma aravuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Ufite umutima ukakora ingeso nziza ku buryo n'umugabo akwiringira. Tujya tubibona, umugabo akakwiringira kubera kuko ufite ingeso nziza. Umuntu umwe yavuze avuga ngo umwana ngo niwe wihiki wiha ingobyi. Hari igihe ujya utambuka umuntu akavuga ati ko kuriya mugore ni w'imico myiza, afite ingeso nziza, ni ingeso nziza. Ntavuga ari ukuntu umuntu avuga tontoma. Umugore yavuze atontoma burya ni ubwo hataba ari umunyanya. Oya, nabwo ntabwo ari mu ngeso nziza. Buriya biterwa uzayo na restaurant nujya kujya muri restaurant ukuntu biterwa ugenda bitewe n'uko umuntu yakwakiriye uramwubaha. Si byose, sibye ko ibyubu byateye kangarukira aho ngaho. Ibyubu byateye. Hanyuma avuga ngo umutima w'umugabo uhora umwiringira. Nukuvuga ngo hahandi naho bavuga. Twaje tugaruka ku kigo ku bintu bimo bisenya ingo, ariko navuze ngo ndashaka kubwira abagore ngo bamenye ko ari ab'agaciro, kandi agaciro Imana yabahaye ntibagatakaze. Avuga ngo igihe cyose ngo ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi, ngo igihe cyose akiriho. Kandi ngo ufite agaciro mu rugo rwawe, ufite ukora ibyiza, ntabwo ugirirwa nabi, kabone naho wabugambiriye kugirirwa nabi. Ntituvuga ngo ingo zose zifite amahoro, ariko ari zifite amahoro. Kandi zidafite amahoro, ni ukuri nyuma y'irisengesho tugiye gusengera ingo ziragira amahoro. Uyu munsi turaza gusenga Imana, turasengera ingo zibuza amahoro. Kandi navuze ijambo rivuga ngo ndavuga ngo intambara umuntu akwiye kurwana ni intambara yo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Kuko turi mu isi turagwagwana, kandi turi mu isi y'ibyaha. Nese yavuze ngo genda ngo wasiwe ugwishishishana kuko umarikiwe n'umwanzi Satani. Ariko ikomeje kurwana, Imana igufasha imbaraga ikabana nawe, ikakugirira neza, ikakurwanirira. Hanyuma wakanga cyane igisa nacyo ugahora urwanirwa. Izindi ntambara Imana irazirwana. Ubundi ntambara umuntu akwiye kurwana nayo niyo gusa kurwanya. Amaso yakwereka yuko ati amaso yanjye turisha, umutima wawe wagira umutima wanjye tuza. Mubiri wawe wakumva Yesu tuza, Yesu naze muri ngiye watuza. Hanyuma ngo igihe cyose akiriwe ngo ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezerwa no gukoresha amaboko ye. Iri ni ishimwe ry'umugore ufite umutima. Yego, fasha. Ni ishimwe ry'umugore ufite umutima, umugore ufite imico myiza. Mama naragenzuye nsanga umugore ni umuntu ukomeye
Imana yaraturebye iratwitegereza ibona ko itugize ikibisanyo cyayo, nitwe tubyara tuba twita amezi 9 tukakira amezi 9 yashira tukabyara umuntu. Bivuze ngo turaba agaciro. Naho intambara ntabwo zizaza, ibibazo bizaza, ariko Kristo ni muri kumwe ntabwo uzatsindwa. Komeza usenge, wizere Imana, uri uw'agaciro. Yenda wajyaga wisuzugura, wajyaga wipinga, ni wowe ukomeye. Nuhagarara mu rugo rwawe uzaba umugisha mu rugo rwawe, uzaba umuntu udasanzwe. Ndagira ngo ngure umuntu udasanzwe. Ntiwite aho uvuka, ntiwite ukuri kose. Yesu aragukunda kandi iforome Yesu yakuremesheje yayisayimena kugira ngo hatazajya uri pirate. Ntabwo uri pirate, uri umugore w'agaciro. Ngo kandi ngo abyuka kare butaracya. Abyuka kare butaracya ajya gushaka ibitunga umuryango. Ntabwo bivuze yuko umugabo ari ugomba gukora wenyine, n'umugore bagomba gukora, bagomba kuzana. Twabaje kurya turashanga turebye twitegereje dusanga nabwo mu birimo bisenya n'ingo n'ubukene burimo. Kuko ntabwo ahera umuntu kuwa mbere kwa gatatu kugera ku cyumweru minuko mwaka buri kintu cyose ni umuntu azananirwa. Rero naho ngaho Satani azahinjirira. Ariko ndasaba umugore w'agaciro, kuri umugore w'agaciro, uri umugore w'agaciro, uri umugore udasanzwe. Wireba ukuri, Imana iri mu kwishaka. Ushobora kuba uri munini, uri mugufiya, ukuri kose Imana iragukunda. Hanyuma ndagira ngo ubyuke mu gitondo butaracya. Ese wakora iki kugira ngo ubone ubutsinzi? Dore ukuntu wakora kugira ngo ubone ubutsinzi udatsindwa, kuko ibihinyuza abantu ni binshi. Byuka mu gitondo usenge, nimugoroba senga, bana n'Imana cyane, wumva ijwi ry'Imana. Nigeze kubwira abantu bamwe bajya baza kunsura turaganira. Hari abajya baza tukaganira, banshaka gusa bakambwira ati tubwire ko byagenze, twumvise ubuhamya bwawe gato, cyangwa se wasanze umuntu akuvuga. Njyewe nahuye n'ibintu bikomeye cyane, ariko ndavuga ngo ndumva ndi umugore w'agaciro. Nsomye rira jambo byaramfashe, ndavuga usko ndi umugore w'agaciro. Ndasenga. Hari igihe ubona intambara ukabona zirakugose, ukabona nta nzira, ukabona ndetse nta n'uwakumva, ndetse hari n'igihe wabwira umuntu kumva arakumvise ariko wowe ukishyiramo ko atakumvise nk'uko wabyifuzaga. Rero byuka mu gitondo usenge, mbere yo gutegura ibindi senga. Ni wowe ujya umenya ibigega byawe uko bingana, ibisigaye cyangwa n'ibyasohotse. Imana izabana nawe, izaguha ubwenge, izagushyigikira. Umugore w'umutima, umugore wumve ko ushoboye. Uzahura n'ibiguhunyiza n'ibiguca intege, ariko ntuzacika intege. Uzaba n'ibyo uzumva mu matwi ariko ntuzacika intege. Wewe wikumva ibindi, bankwa muri mbyirwa ngo nimuze turebe imbere dutegeze itono twiringira Imana yacu. Ntabwo nsi ibibazo uri muhura nabyo by'igikuta mu ngo, ariko ndakwinginze ngo saba Imana ihagarare nawe mu rugo rwawe. Nubwira Yesu akaza mu rugo rwawe, Yesu azaza mu rugo rwawe. Mama ndumva muno mugoroba turimo tuganira, ndashaka kubwira umumama wajyaga wisuzugura, wajyaga wipinga, ni wowe uzi umuryango wawe ukuri, ni wowe uzi kujera, ni wowe uzi ubutunzi bwawe uko bumeze n'ibigega byawe igisigayemo. Ariko nzi neza ko nusenga ugakoresha intwaro yitwa gusenga, uzasenga Imana uzayibona. Umubyeyi witwa Hana, Bibiliya iramutubwira, Penine yaramugeragezaga. Nawe mu rugo rwawe uzahura n'ibigeragezo, ntabwo ari igitangaza uzahura nabyo. Uzahura n'ibigukoba, no mwisi uzahura n'ibigukoba, ariko humura. Hana ngo yigira inama, arasenga mu mutima, aravuga ngo sinitaye ko Penine ari maseka, ntabwo nitaye ko Penine ari mukeba wanje, ntabwo nitaye ko ari mabyara buri mwaka, ntabwo mbyitayeho. Hana akoresha intwaro yitwa gusenga. Nusenga, iyo wasenze Imana iguha inshuti nziza, iyo wasenze Imana iguha amaboko, iyo wasenze ntabwo umwara, iyo wasenze ntabwo urira. Hari byinshi byaza kukuriza, hari byinshi bigukura bishaka kugira ngo bigusubize hasi upfa n'umubabaro, ariko iyo usenze ntabwo ukorwa n'isoni. Dusanze turimo turabona tukabona abantu barimo barapfa imburagihe kubera iki? Bagize agahinda, bagize umubabaro. Ariko mu gihe wagize umubabaro, mu gihe wagize agahinda, itekerezeho. Najyaga ngira umubabaro ibyo nari ndimo ncamo, nyine ndwaje umwana wanjye bikomeye, bigoye. Niba ari ikintu kigorana no kurwaza umwana, ariko niyumvamo ko ngiyewe Imana izakora imirimo. Ntabwo niyumvagamo ko njye nabonaga amaso yanyerekaga ko bikomeye, ariko umutima cyangwa n'ubwenge bwanjye bukanyereka ko ibintu byose bishoboka. Nkumva ko Imana ihari. Mu gitondo narayisenze, nimugoroba yisenge, mu kazi yubahemo. Kandi ikindi, naho utasenga ugasenga mu mutima, ariko imirimo myiza yawe yatuma ikora ku mutima w'Imana. Reka dusome irindi jambo dusanga, fasha gatoya, irindi jambo dusanga mu Migani 13 na 17. Aravuga ngo umunyambabazi 16, umugore ugira ubuntu ahora n'icyubahiro. Byako ngo umugore ugira ubuntu ahora n'icyubahiro. Icyubahiro cy'imirimo uba wakoze neza. Nta muntu ukura nabi ukorwa n'isoni, nta muntu ukura nabi
urenganywa. Gira ubuntu. Ni ushaka kuba utazi gusenga nk'abandi cyane, ariko kora imirimo myiza ikora ku mutima w'Imana. Sura abarwayi, uzaba uteganyirije umuryango wawe. Imwe tujya duseka kavuga ngo uri inkingi y'umuryango, uri umugisha ku muryango wawe, ntabwo ukozwe n'isoni, nkutabaye kwera ko wasenze. Ubundi umumama akwiye gusenga. Mama ntubabwiye ko bagira ubuntu ibintu byo mu rugo umugabo akazasanga babitaye. Oya, iyo ubana n'Imana, Imana ikwigisha ubwenge. Nanone ntabwo nawe wajya gutanga ngo wiyime. Si byose ntabwo wajya gutanga uyu mwenda mwambuye nka utanga ngo nakambara iki ubusa, kandi siko bigenewe. Umugabo akugura igitenge ukagira ubuntu, ukabona umubyeyi aje kugusaba icyo gitenge ntacyo afite, wakimuha? Yabiterwa nuko wanye no mu rugo rwawe. Nanone buri muntu wese nimvuga gutyo, buri wese afite uko yubatse urwe. Buri wese afite uko abanye n'iki n'uwo bashakanye. Ariko nzi neza ko ibintu byose birimo Yesu bigenda neza. Naho hazi intambara datarazirwana. Harimo igitenge. Igitenge ntabwo ari umwambaro ukomeye, ntabwo ari umwambaro ukomeye. Ikindi buriya n'umugore agira ubuntu n'umugabo nta kibazo. Buriya nubwo bavuga burya umugore ni utegeka. Burya umugore yaguhaye rwose umugabo nta nicyo yanaburanaho, nta kibazo kiba gihari. Ntabwo igitenge nicyo watanga cyonyine se, ntabwo igitenge ari igitangaza. N'ikindi icyo ari cyo cyose cy'igitenge n'inka yayiguha, n'icy'agaciro yakiguha. Sibyo ushaka kugira ikibazo. Inshuro nyinshi ngiye mu bibazo nagiye ncamo byose, nagiye mbona amaboko y'abadamu kandi bafite ingo zabo. Bankamiye amata y'abana, abangaburiye, bamira abana kwiga, byose igenda ibikora. Kwera iki? Uyira umugore mu rugo, kuko urugo ruba ari urwawe. Umutware wamubwiye icyifuzo cyawe ntabwo yakanga, gusa kiba ari icyiza, kuko ijambo riravuga ngo icyiza tukineshesha ikibi. Iyo utagambiriye ikibi, Imana iragushyigikira. Icyo navuga ngo basura abarwayi, bafashe bagenzi babo, mugenzi we nacika intege amuvane mu rwobo. Niyambara ubusa amwambike, niyicwa n'inzara amufashe na amuhumurize. Njya nkubwira ngo nakijijwe no guhumurizwa. Uwo ndi we nuko naciye mu bikomeye nkagira amaboko meza. Umwe akaguhumuriza, ukakubwira ntabwo ariko bizahura, burya n'amagambo meza atuma umuntu arama. Hanyuma avuga ngo icyubahiro, ngo kandi abagabo n'abanyamaboko babona ubutunzi. Ushaze kuvuga ngo abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Uvuga ngo iyo uzi ubwenge cyangwa iyo ukora, n'umugabo abona ubutunzi kuko uba wasenze ukanakoresha. Simvuze gusenga konyine, banakora n'imirimo yabo y'amaboko. Byuka mu gitondo butaracya ukabyuka ugasenga, warangiza ukajya gukoresha amaboko yawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirira neza, Imana irakwagura. Umenya aho ukwiye kuvuga naho udakwiye kuvuga. Ubana n'Imana, kubana n'Imana bizana umugisha. Hanyuma murongo wa 14 baravuga ngo umunyambabazi agirira ubugingo bwe neza, ariko umunyamwaga ababaza umubiri we. No kuvuga ngo umunyembabazi, umudamu umunyembabazi agirira ubugingo bwe neza, ariko umunyamwaga, numva niba uri umunyamwaga mu by'ukuri muri hemukira. Njye nifuza ko mama tuganiriye, ndifuza ko basiga inkuru nziza imusozi. Ntibite kuba babona abakora imirimo myiza. Igihe cyose iyo twakoze neza imiryango yacu ibona umugisha. Imirimo myiza twakoze, abana bacu bagira gute? Barayibona. Nabonye abantu barangije muri runo rugendo baragenda, ariko kubwo imirimo yabo myiza bakoze ibagirira neza. Njya mbona hari igihe njya mbona neza abantu babanye na papa kandi ntakiriho, ariko nkabona abanyituye neza, bakaguhamagara, baragusura, ibyo misi mikuru bakaza. Kuko papa wanjye yabanye neza nabo. Nuvuga ngo rero ababyeyi basiga inkuru nziza imusozi, kuko umugore ikintu cyose iyo akirimo kirashobora. Rero tugiye gusenga Imana, tugiye kubasengera Imana. Bari bafite intambara, ibibazo iyo bije nibyo bikubita cyane, bakaba bafite amarira kandi n'impfu nyinshi. Bura impfu nyinshi kuba mama ubutekereza cyane, ushaka gutekereza gatekereza umubabaro ukaza, ukumva wishwe n'agahinda. Kandi burya umudamu yacitse intege ibintu byose birapfa, ariko wicika intege. Yesu ni umugaciro, Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho, Yesu ari kumwe nawe. Uyu munsi niba wipingaga, uyu munsi niba wisuzuguraga, uyu munsi niba muvuga ko utarushoboye, ndagira ngo nkubwire ngo urashoboye.
ndagira ngo mbwire ngo urashoboye reka nongere mbisemo ngo urashoboye. Ahubwo uyu munsi tangira usenge, tangira ugire ibintu watura n'akanwa kawe, tangira ugire ibintu unaniza. Hari ikintu kinaniza abantu ukabona mu buzima urananije. Iyo wubatse urugo ujye umenya ko Satani akurwanya, kandi ujye umenya ko hari karande washatsemo na karande yawe nawe uvukamo. Izo zose iyo zikubitanye biba ikibazo gikomeye. Ni hahandi rero imbaraga ziza zikakunaniza, ukumva ubivuyemo, ukumva si ibyawe, ukumva urabihunze. Wibihunga, ahubwo hagararana na Yesu muzatsinda. Imana iguha umugisha. Imana yacu mu izina rya Yesu, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana ifite ubushobozi n'ubutware, Imana itabura kubigenza, Imana twiringiye, Imana ikomeye, imunyembaraga, umugabo ufite amaboko, umugabo utajya utsindwa. Mu izina rya Yesu aya masaha Mwami ndasengera ababyeyi bumvise